yaradusize kera ndorohinja ntago nigeze mumenya je nakuze mbona mama sinzi nimba yaragarutse nyuma gasanga twaremutse kubera ubuzima gusa nuko byagenze yansabye kuntwara mama aranga cyewe naganiraga na Muyomba ne wambwiraga amakuru mama we nta makuru yari kuguha ko bisa nkaho byamubabaje ntabwo mba mbikenera kumubona gusa mubonye byaba ari sawa ndibuka rimwe nagiye no mu Kiboye ndagakora MABUJA yangizeho irari ashaka turyamana kugeza ubwo nyinjiranye mu cyumba kuko boss ari umuntu ukomeye no kumfungisha nari gufungwa abayamba ndi mu Buyede ntabwo ndabona uburyo nawe umufundi kameme usanga kwishanse banseza ngo umuzungu wakennye reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere kumeze neza cyane wakurikira BigTown TV umunsi ku munsi urudukurikiye nangaha ufunguye iyi video kuri subscribe kugira ngo n'izindi video uzibona mu buryo bukoroye hano kuri BigTown TV di Albert yasaba kuri kamera ndi kumwe na Keyboard uri kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bageraho gatanu kandi kuri screen zawe rero bamaze kubona umugabo tugiye kuganira nago ndamya nimba ari umugabo cyangwa kiringagaraza kumbwira papa bimeze neza nta kibazo meze neza cyangwa microphone nkagutanye fasha tu gutya meze neza ndashima Imana urashima Imana ifate nkagutya kugira ngo abantu ureke kubihisha mu maso amazina yawe ni ayahe amazina ni Kazungu Belami ku myaka 24 ndacyari ingaragu uracyari ingaragu yego Kazungu Belami Kazungu ni izina ry'ababyeyi cyangwa ni iryo bagutazira ni iry'ababyeyi banyese ni iry'ababyeyi bakwise kukwita Kazungu se babiteye ni cyari abantu nzi ba Kazungu ni bake cyane yawo nawe amaso araguha ukurikije ukuntu nsa ntabwo nawe kwitwa Yosefu cyangwa Eric buriya niryo ryanyuze niryo bakonze okay hanyuma rero umuntu mukurikiye BigTown TV ukurebye nkuko warabuze ngo bakwise Kazungu amazina Kazungu ni irinyarwanda nubwo bari kwita ragasino kubera wenda uruhu kubera urinzobe niko tujya dukunda kuvuga twebwe Kazungu ni irinyarwanda ariko umuntu ukurebye imisatsi abona nyine atari y'abantu basanzwe b'abanyarwanda bagira ababyeyi bawe n'abanyarwanda umwe ni umunyarwanda umubyeyi wanjye mama ni umunyarwanda papa we ni umuzungu w'umwarabu ubwo nanjye wumva ko mvanze gusa ngende umunyarwanda niho nzi nakuriye n'ubwene gihugu ndabufite ntabwo urava mu Rwanda ngo ujye mu kindi gihugu usibye kuva muri Kigali nkajya mu ntara nta handi nzi hanyuma rero urambwiye uti mama ni umunyarwanda ariko papa ni umwarabu umuzungu papa uramuzi ntabwo muzi usibye kumwumva bamumbwira ariko ntabwo muzi nagize ibyago byo kumubura nkiri mutoya yitabye Imana yarabasize byagenze se kugira ngo ntumenye papa wawe nimba yitabye Imana ariko ibyo byose yaradusize kera ndorohinja kuvuga ngo ntago wigeze mumenya ntago nigeze mumenya je nakuze mbona mama akuze ubona mama wawe mwari mutuye he kandi dutuye Kanombe hano muri Kigali ukura ubona mama wawe utabona papa wawe ariko bakubwira ko yigeze kuba mu Rwanda ariko ukura utamubona ubuzima wakuze uterero wari kumwe na mama wawe ufite abandi bavandimwe oya abavandimwe cyetse aho muri famille naho ngiye kuri mama mvuka ndoma kuri mama wawe ubuzima bwo gukura rero kumwe na mama wawe nta papa hari wakuze uti shara byumva byari bikomeye kuko nk'umwana mutoya hari byari ngombwa byari nkenerwa ntabashije kubona ariko kubera Imana narakuze na mama ntacyo mushinja handwanyeho ndakura mu gukura Bernard hari yandika Belami Belami mu gukura umwana usanzwe hano mu Rwanda yakuze ku myaka 5, 6, 7 twebwe mbere twajyaga dufite 7 turi abasaza ariko ubu umwana w'imyaka 5 sigaye mbona bamwakira ku ishuri warakuze mu buzima nk'ubw'abandi bana imyaka ugeze
isabwa kugira ngo umwana ajye ku ishuri wagiyeyo? Nagiyeyo amashuri yose narayize na gardienne. Nibyo mubwira mama ntako atagize, yarajyayeje ubyo ashoboye. Ndiga narangije secondaire, ubu tuvugana diplome nyibitseho. Wize biki Bera? Nize ubwubatsi. Niyo mpamvu tuvugana buri gihe numva uri kuguruka wagiye kubaka. Oya mba ndi mu buyede, ntabwo ndabona uburyo nawe umufundi, ubu ndacyashakisha ko bamenyera. Ubu ndacyakora ibiraka. Haje 2019 bizagenda neza. Ukuze rero nta mama uhari, urambwira uti nagize umugisha, mama yarungwanyeho, yakoze ibishoboka byose. Narize niga gardien, niga primaire, niga secondaire, ubu tuvugana afite diplome ya secondaire. Bayita ni diplome, ni degree, ni certificate. Diplome ni mu kaminuza. Diplome ni AA, degree ni A0. Ariya siko birira mu dukosore. Wiga secondaire byarakoroheye? Ntabwo byanyoroheye kuko akenshi wasangaga nirukanwe minerivare, mama akayagusaba imbabazi, noneho yitabiye Imana ebana. Byari intambara kugira ndangize. Yitabye Imana ukiri ku ishuri? Nari nyiri secondaire mbayo. Mu wa kangahe? Nari ndi nko mu wa 4. Mu wa 4? Ku ishuri ugenda wiga bakwepa nta dene wasigayemo? Iheze ahubwo diplome. Urumva no mu bituma nkora ubuyede cyane no kujya mbona yo kujya kwigomboza. Ideni ntago ryabura. Gusa icyizere mfite nuko ihari. Icyizere mfite nuko ihari. Umunsi ku munsi, umunsi wari wose najyayo bakayema. Umunsi wari wose kabisa Nyagasana kumva azaguha amafaranga ujye kureba diplome yawe cyangwa certificate yawe. Mama wawe ntacyo atakoraga, ariko se nyuma yo kujya ku ishuri ubuzima bwo mu rugo bwari bumeze bute? Ubuzima bwo mu rugo, imibereho, kurya? Shana ari wa mwana nyine urerwa n'umubyeyi umwe, ukarya saa sita wenda nijoro ukaburara bitewe n'uburyo yaronsemo amafaranga. Ariko Imana yarahabaye. Igihe wumva utazibagirwa ubwo wari kumwe na mama wawe mukagira ibihe bibi byerekeranye n'ubuzima, ni ikihe gihe n'iryari? Ibihe ntazibagirwa ni igihe batwirukanye mu bukode twabuze yo kwishyura, mama ajya gucumbika mu nshuti ze. Nanjye nagiye kwa Muyomba marayo nk'amezi 2 cyangwa 3. Birangira nawe musanze aho yari yagiye gucumbika. Ibyo bihe byari bibi cyane, nubwo nari umwana ariko byankoze ahantu. Ese mu kubaza mama wawe, iyo wamubazaga papa wawe uburyo bamenyanye, uburyo bari babanyemo, babanye nk'umuntu nyine umugabo n'umugore, barahuye nyine uravuka, babanaga mu buhe buryo kugeza ubwo nyine papa wawe yemeje kuguta kandi abona wavutse? Se mama akubwira ko papa yagiye waravutse cyangwa agutwite, akubwira ko imigende ya papa yawe ari iyihe? Ukuntu papa yagiye afite imyaka hari yari umutekinisiye, yari yaraje mu Rwanda ari kampani imwohereje. Ari kampani yakoraga mu bintu by'uruganda rw'isukari. So mu kwisubirayo rero amakuru numva nuko yasubiyeyo akazi karangiye. Abwira mama nyine ko yantwara, mama ati wapi, barabanaga. Mama arahakana, papa sinzi nimba yaragarutse nyuma agasanga twarimutse kubera ubuzima, gusa nuko byagenze. Yansabye kuntwara, mama aranga. Yasabye mama wawe ko yagutwara, mama aravuga ati wapi ntago wanjyanira umwana. Nuko byagenze. Akazi kari karangiye kabo. Ubu ngubu nta makuru ye mufite, ni muzinga abaha nawe ashobora kuba atazi nimba uriho cyangwa utakiriho? Ni kera
nta email nta ki sha wapi nta contact nimwe wari kubasha kubona. nubwo mama ajya kubwira amazina ye ku buryo wagerageza gusacinga ku mbuga nkoranyambaga ngo urebe ko wamubona. Bamwitaga Saide. Ariko iyo nkuru iyo washakaga ko mama babara wamubazaga ku iyo nkuru ntago yashakaga kubimbwiraho cyane. Ntago wagereza kumenya impamvu se ashaka kubiguhisha, ntago yagiraga kukubwira impamvu cyangwa nyine njyewe naganiraga na Muyomba niwe wambwiraga amakuru, ariko ikigaragara mama we nta makuru yari kuguha ku bijyanye na papa kuko bisa nkaho byamubabaje. Yakwimaga amakuru wagerageza kugira icyo umubaza nta makuru ntagire icyo agutangariza kandi uruhande rumwe ndamwumva. Okay, mama wawe rero abagize gutya yitaba Imana 2017 2016 ubuzima bwa 2016 rero mama yigendeye. None mwari musanzwe mutaba mu buzima bwiza, wari ukiri umunyeshuri, wavaga ku ishuri watahaga hehe, aho wari uri byari bimeze bite? aho nagiye kuba rero ni kwa mukuru wa mama. N'ubu niwe tukibana hano i Nyanza ya Kicukiro. Ariko kugira ngo nyine ugaragare nk'umuntu wagira icyo amara niyo mpamvu nagiye mu buyede, kuko ntabwo wakwicara ngo umuntu arakurera ku myaka ingahe wararangije no kwiga abona ubyuka wicaye. Mbyuka nigira mu buyede kugira ngo ndebe ko nabona n'ibyo bibiri nkagura isabune. Ubuzima buba bukomeye. 2016 mama yitabye Imana uri ku ishuri cyangwa wari muri naye ndi ku ishuri wiga mu wa kane? Mu wa kane gutyo. Inkuru barayikubwira uri ku ishuri cyangwa barakuretse usanga byarangiye? Oya, naje gushyingura nk'ibisanzwe barandetse ndaza. Ni hano Rulindo. Wigaga Rulindo? Wigaga Rulindo. Bakikubwira ko mama yitabye Imana uri ku ishuri wiga mu wa kane, ntabwo watekereje ubuzima mwawe busanzwe mubamo uvuga ati none ndasigara hehe? Byarancanze handi uba shoke dukumva no gusara wasara. Ariko nyine uko iminsi ishira ugenda umenyera. Ariko mw'iyo minsi nk'ibyumweru bibiri ntabwo wari kumbaza nuko nitwa ngo mbikubwire kubera ibibazo nari mfite mu mutwe byo kuba ngiye kubaho njyenyine. Ariko umuntu aramenyera. Okay, ubwo ubuzima burarangiye, usohotse ku ishuri, umaze gusohoka ku ishuri ujya kuri tere, umubwiye uti ndi gukora ikiyede, niko kazi konyine wagerageje cyangwa hari n'akandi? Ubuyede narabukoze muri vakanse, nkajya ku ishuri nkagira nkagaruka mu buyede. Ariko ndibuka rimwe nagiye no mu Kiboye, aka kazi ko mu rugo ndagakora ariko ntago kampiriye. Nko mu kwezi kwa kabiri gutyo mabuja yangizeho irari ashaka turyamana, kugeza ubwo nyinjiranye mu cyumba mbirebye ndatoya rwanira nawe ku rugi ndasohoka. Nagiye gutyo ahise njya gucumbika ku wundi muhungu wakoraga hirya y'iwacu. Ikiboye mpita ngikatira gutyo nisubira mu buyede kuko nabonye atari ibyanjye. Muje wishivuye ko muryamana bose yinjiye mu cyumba wararagamo? Nararagamo kuko boss atabaga hari, yazaga rimwe nka kabiri mu kwezi. Yaranyinjiranye ariko wape yinjiye ameze yinjiye yambaye ubusa yinjiye yaje yambaye twa dukanzu twa ninjoro nawe uratubona. Ariko nyine twarwaniye ku rugi ndisohokera uhita wigendera kuko nabonye byazamo ibindi bibazo. Kuko boss yari umuntu ukomeye no kumfungisha nari gufungwa. Reka tubiveho wenda ntuzasubiraho cyangwa uzasubira ahandi hari abantu beza. Nuko abantu bose ntabwo ari bamwe. Ukora ubuyede na n'ubu ngubu ujya ubona nibura hari ikivamo? 3, 2, 5 araboneka urebye.
biterwa n'ishansiye wakoreyeho agiye bigwabaga 3 cyangwa 5 cyangwa 2 nk'iyo renje ahise abona akaboneka n'aya mituyo n'ibyo nibwo buzima mbayemo. iyo utekereje ubuzima urimo ugatekereza ubuzima wakuriyemo uba wumva ari iki kigoranye mu buzima bwawe? Ubuzima rero ukuntu umuntu aba wubayemo biragoye kuba wava aho uri ngo utere intambwe ujya imbere hatagize umuntu ugufasha pe, kuko gukora ndi mu bantu bakora ariko wapi ni ya mafaranga yo kurya, ni ya mafaranga yo kuguramo ipantaro kujya udasa nabi mu muhanda, ariko nta yindi ntera wageraho ntayo pe. wowe ntiwishinze ubunebwe baba wakoze ibishoboka byose nabonye ufite n'akagare ugenda cyane. nibyo ni byiza kabisa. nabyutse nagiye guhiga akazi kare. rero turi kugenda dusatira mu sozo w'ikiganiro cyacu, ngusabe n'ubundi na nimero ndazishyira aha ngaha. nabonye ufite nimero 2 ushobora guha abadukurikiye nimero umuntu wagushaka yakubonaho. 0788 23 9252. iyo niyo nimero yanjye bwite. ongera isubiremo rimwe nta kibazo. 0788 23 9252. kandi nshimira BigTown TV kuba yanyakiriye hano, nshimira n'abavandimwe bazatureba. Imana ibijyemo. nahise mbivuga kare mu kanya kashize, reba imisatsi yawe kinisa n'uruhu rwo wenda ntago bishobora guhita bigaragara, ariko reka turebe ku misatsi. akazi ukora ntago kajya kakubangamira bitewe n'iyo misatsi yawe cyangwa hano mba mfite ingofero nambara iyo ngiye mu kiyede. ariko nyine kubera ubuzima wirengagiza uwo uriwe kujya wabona amaramuko, kuko kameme usanga ku ishansiye banseza ngo umuzungu wakennye, ariko tu kubera guhora mbibwirwa byabaye nk'indirimbo. byabaye nk'indirimbo nawe narabimenyeye biraho tu mpfa kuba nyuye umufungo w'uwo munsi. uko wanyita kose nta kibazo. ntaho urakora ngo bakwambure amafaranga? ntaho urakora ngo bakwambure. baratwambura se ntibatwambura, hari ugutega sheke. nanjye begeze kunyambura. barakwambura cyane cyaka kubwira ati siga nimero nzayakohereza. baratwambura mw'uyu mujyi gusa abantu bose ntabwo ari bamwe. hari umubosi urangiza ku isaha guha ayawe, nabwo ntabwo ari bose. kwamburwa byo ni ibintu biri aho, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe mu buyede. hari igihe gapeta akaguha akaba ariho unakwambura yayahawe. ubwo zakakubwira ngo iki n'igihe begeze kukwambura amafaranga ukumva noneho birababaye biranagucanze. bana ni igihe nari ndi gushaka, icyo gihe nari maze iminsi nta rezo ndiho, kandi abantu duhura bambwira ngo bari bamboneye akazi barambura ndi gushaka byibuze n'ibihumbi 5 ngo ngure agafane k'amatushi, ariko ntayabuze. ngiye gukora naho nkabonye Kapita arambwira ati rero amafaranga bagiye kubikuza amareza aranga, ati muzabona kwa 3. nagiye ntegeza ko bazanshaka wapi ndayo. kuva nta telefone nari mfite ayo nakuyeho pe. Ibana ni danje ababosi mudukurikiye rwose mukurikiye iki kiganiro. kwambura ntago ari byiza mujye mutwishyura. Ufite ishansiye kiri kuzamuka yambwira. ufite ishansiye kiri kuzamuka yambwira mfite igitiyo hariya. ufite igitiyo nawe ujya ku ndege? rimwe na rimwe njyayo, ariko akenshi bambwira kuri telefone, kuko aho ndangirije ishuri hari abo twabashije kumenyana duturanye b'abafundi, nibo bandangira ibiraka. usiga n'ibintu byo gusiga amarangi nabonye bigira amafaranga, ntabwo urabimenya byo? narabyize cyetse nimbona amafaranga yo kugomboza kiriya cyangombwa. kuko byose narabyize, ariko nyine kujya kubwira umuntu ngo uramusigira irangi atarabona urisiga nta cyizere akugirira, nicyo kibazo. n'ubufundi nakabaye mbukora kuko ni nabyo nigiye,
ariko kubera nta cyizere abantu bakugirira uhera mu buyede ukazazamuka. Niki cyo kikugora cyane mu kazi ukora ka buri munsi ubwo ndavuga ubuyede? Abantu ubuyede rero hari igihe ukora amasaha akarenga baguteruza ibintu biremeye nk'amabroxima, kuvanga imicanga, twayihene, guterura ihene. Ubu buzima Imana ifashije nabuvamo bro, nabuvamo kabisa kuko ntabwo biba byoroshye. Ukuvuga ngo n'amafaranga ukoreye uwo munsi ushobora kuyarira agashira kubera uba warushye, ukabyuka usubira muri ka kazi n'ubundi ugasanga ubuzima ni hahandi ntabwo buhinduka. Kandi na mukuru wa mama mbaza ati ko umuriro washize waduhaye na 2 wamuhakanira ati nta mfite akajya urabeshya, kandi kuko ntayo. Ni ikibazo. Ahantu wasaba imbaraga nyinshi, hari igihe ugera mu gitondo ukabanza ukarya wenda nk'amandazi nk'abiri n'icyayi, wahembwe 2,500 urumva itashira. None se mu gitondo urese ni 700, mu gitondo uriye 500, saa sita ukarya ipura y'1,000, ubwo basiga angahe? Nta muyede warya ipura y'1,000, ni 700. Ni 700? Y'1,000 wahita usubira mu ntara. Ntabwo bibaho. Ni 700? Ni 700. Ugiye aho bari biri 1,000 se byagenda bite? Oya. Ubwo se wakora 2,500 ukarira 1,000, nta mibare yabiremo. Mibare irimo. Kandi hano muri Kigali uba ugomba kwishyura inzu ubamo. Ntabwo byavamo. Burya iyo ugize impano ubona ha 500 cyangwa ha 700. Ni imvange ukerera iyo ngiye. Cyangwa ukanywa igikombe cy'amata cya turasa n'amandazi 2 cyane rwose. Wagira ngo ahubwo nawe ubwo buzima bubaye. Ni gutyo biba bimeze. Nuko biba bimeze. Cyangwa ukarya ikigori cya desi. Ikigori buragikora umute. Urakomera kabisa usubira mu kazi ukomeye. Ugashyiraho n'ibikombe 2 by'amazi ukataka akazi. Ahubwo nuko nta mafoto mfite naye kuzayikweka ndi kukirya mu masaha ya pause. Hari ubwo ubara imibare ugasanga ntivamo ukigura icyo kigori ukanywa n'amazi ugasubira mu kazi. Cyane rwose, ndabizi. Hanyuma ubu ngubu ubuzima barimo n'ubundi burambwiye ati namaze kubwakira. Hari ubwo ugeraho ukumva ukumbuye cyangwa se wifuje kuba wabona papa, kumva rwose ni ngombwa ko wamubona cyangwa wumva byararangiye nta no gukeneye kumenya amateka ye? Uriya rero iyo uba mu kintu urakimenyera. Papa kubera muheruka kera nta nubwo muzi neza, ubu ubona ntabwo mba mbikenera kumubona, gusa mubonye byaba ari sawa. Ariko kubera ubuzima mbamo bwo guhiga n'iki nta mwanya njya mbibonera pe. Nimba ubyibuka neza se papa wawe yagiye yarakamenya Ikinyarwanda? Yakivuga kuko umuntu wabasha kujya mu kabari agasangira n'abandi ntabwo wava utavuze. Cyari gikeya ariko yari akizi. Imyaka ishize agiye ni myinshi, ubwo 21 irashize, ashobora kuba yarakibagiwemo. Yarakibagiwe byo. Kuvanga ashobora kuzaraba nk'iki kiganiro akabona umuhungu. Oya, ashobora no kumva amazina. Ikibazo yasize nitwa Belami gusa. Yasize witwa Belami. Kazungu wari kuye. Kazungu ntago arize. Kazungu bagiye kunyandikisha muri Gardienne babura izina rindi. Muyomba niwe warinyise. Abuze irindi zina. Abahita bavuga ati mumwite Kazungu. Biramfata. Nukubura batejwe izina ry'Ibinyarwanda rero. Ni gutyo byagenze. Bari babuze irindi. Okay, Bella. Reka ngushimire, kandi nkubwiye ukomeze kwihangana. Akazi ukora ugakorana umwete kuko ni time bizahinduka, cyangwa se ushobora kujya gukora hariya wabona ukuri gukora witabiriye akazi cyangwa se bagashyizeho umwete akaba yagira na kujyana bijya bibaho cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye kubw'uyu mwanya wanyu mu mpaye n'abavandimwe bazatureba, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde. Barinde rwose abamabuja bo bashaka kuryamana nabo bihorere. Gusa nta bakobwa bajya bifuza ko babatera inda bitewe n'iyo misatsi yawe?
kubera akazi mbamo se ujya mbabonera umwanya keretse umufungo nuboneka wenda nibwo nzabasha kwicara nkaganira nabo ariko atari ubu ngubu ntabwo waganira nabo kuko ntabwo waba utarabona icyo usasira mu mbavu ngo ujye kuganira n'umukobwa mwaganira ku kisa ahubwo kugira ngo uganire n'umukobwa no kuba wasasiye imbavu se nibyo ubwo wabona icyo umubwira nawe se waba uri ushonje uwo mwana w'abandi waba uri kumubeshya waba umubwira ibidahura ngira ngo wakwishakiye azi ubuzima bwawe nta kibazo wakwifuje azi ubuzima bwawe apfa kuba utamubeshya mba ngira ngo we nta ribi kibi nuko wamubeshya kugera ubu ntawe ndabona kuko njye mfite intego y'uko nzashaka uwo twabana narabonye ubushobozi nawe ubu ngubu naba ndi kutige ntabwo wamushaka se mukabushakana ubushobozi kubera iki wumva papa si yawe ari uko uzashaka umugore wamaze kubona ubushobozi ukuvuga ngo umugore kumuzana ni uko hari intambwe uba warateye mu buzima so nawe ukishakisha ntabwo wajya kuzana undi muntu icyo gihe uba wongereye ibibazo byawe ndetse ntumuzana nawe afite ahantu akorera ntabwo aba afite akazi reka nkubwire rero ubu buzima tubamo ni ukuvuga ngo ubona umuntu muhuje bwa buzima sibyo ariko ntabwo wapfa kumubona uhita kuzamura ni ukuvuga ngo ubuzima urimo ubu nawe ugerageje washaka umuyenda niko bimeze umuyenda nibo twirirwana kandi nawe uba ureba ukavuga ati uyu nta kintu yangezaho reka mbe ndetse wenda nuko aba ari igihe kitaragera ari ibintu Imana irimo ukamushaka mufite intego ntabwo njye nakita ku byo mwamukora ndabyumva kugira ngo ushake umugore ni ukuba hari ubushobozi ufite cyangwa se hari urwego uriho ariko ntabwo urwego rwambuza gushaka umudamu numva ari cyo gihe namushaka nabo ngasigara nsenga Imana izamemuze nawe ntabwo ndarengerana igihe kiracyahari reka nshake ubuzima uwo mwana w'abandi azaza ruterema apana guhangayika azasanga hari ikintu nagezeho ni ubuhe buzima wabayemo uri umwana utakifuza ko umwana wanyuramo ubuzima nabayemo ntakwifuriza umwana wanjye kujya garidiyene ntabwo udutwaye irimo icyayi n'umugati ibyo ntazabinyuremo nzabiharanira no kuba wicaye muri classe bakazana lisite y'abishyuye wowe ukiburaho uraseba ibyo nabyo ntabwo nabimwifuriza no kuba yaburara kabiri ibyo nabyo ntabwo ari sawa Imana izabimurinde hari igihe wigeze uburara naraburaye nimba warize na interina hari ukuntu bamanika lisite kuri refe y'abemerewe kurya icyo gihe narikocaga nigeze kuburara iminsi 3 bro ukanywa amazi akakurya mu nda sinzi nimba ubizi nabinyuzemo cyane no mu buyede akabigibira akabyabuze uraburara ni ubuzima uba ugomba kubucamo reka ngushimire kandi nkubwire ngo courage murakoze cyane murakoze cyane namwe ndabashimiye yes yari BigTown TV na Albert yo sawa nane kumwe na Kibro kuri kamera reka ngushimire wowe wafunguye iyi video unakore subscribe mu mutarayikora kugira ngo gahunda zige zigenda neza cyane murakoze